RedBlue JD. Mama, I know this. Mama, I'm kujya. Ari ndakora urenza urambo. Mama barambeze mbara munatuma nkora. Ari nundakaze cyane. Ndakaye nakwereka. Jya mu nzu vuba kandi urarenga ngo ndakwereka. Mama wambaye. Irengegera y'agasaza n'ibintu bimeze mu mutwe nk'ivi naho. Mama wambaye. Ndavuze ngo genda nabira bitentire bishaje. Uretse uraza kumbora guma aho ngaho. Mama urasubira mu nzu surenga. Kandi ndakwereka. Keve babalao. Izi nka nazo rwose nasanze hano uranyanduriye. Katayifatara. Ndakumva sheri. Sheri bite? Ase ko wanyanze wowe utakimvugisha. Nawe nyine ndabizi uba wirukanka mu bintu byinshi. Gusa nyine hari akantu nyine nashaka kubwira nyine. Iri joro ndumva mfite irungu. Nagira ngo nyine uzundaze iri joro. Ngukumana. Mariza agiye gutuma navugisha umukunzi da. Urabyemeye? Isheri bwo ntabwo uri kumbeshya. Nyine ndagutegurira na ka kantu ukunda. Sawa. Yesu wena Donate yambuze ko kukunda mukiza bene cyura amabyeyi ra. Ero. Meze neza sheri. Oya. Nandi kuvugana nyine, nandi kuvugana na vie subize abakumbe umuhungu wenyine. Subize ko ndwaye. Oya hani. Nago biri grave ko waza tu. Reka nyene nubona ne mamagaye umuntu ntabirenze, sibyo? Ndaza kureba. Sawa. Ibyo bakinza abimagine gote mwabye. Mvama. Hano ibintu byawe muri quartier. Papa nabo baramwiciye umunsi. Nkuye na mama Marine. Yarwiyambitse avuga Tadeo umunsi none papa aramwica. Urabona ibintu biri bubi. Umva. Ngewe ndumva byanze. Muhanda wa Tadeo kuvukira kuri boutique kuzamuka kugera hanga mpuye nabo hari aba. Tadeo yarongeye afatana n'uriya mwana w'uruhinja ubu barongera basubiranye. Cecere papa none agiye gufunga. Ariko mwana wa hari ikintu ntumva. Kingiye ku mutima. Buriya Rine hari aho atandukaniye nawe. Nawe wabyaye w'imfura ye. Kanijyana ibyo mvuye guhaha umugabo wawe musafite ibibazo. Noneho kamanze nsezere Clementina uninze twizamukira. Sawa ntari korera imbere aho. Kangasange muri kontwari. Oya ne bahore. Sha bahore. Urimbwa umva mubwire wagisaza ye nimba ndimbwa uzance kwibagiro ryawe inyama zitazahomba kandi nge nkubwire ibyo ubona ni bike biracyaza ngaho mukawambwa urugupfuye bitese ko mu prince kiyongegera nakuri bata kiyongegera kare badakire cha uhirwa ariko wabatinde mwese ninde wandiza amafu abaturage gufadoro ko agenda arafunitse akushinga menyo ngakumizuru ngaritura hasi wangegera shaka kumenyera do
Tazi umwana w'umuziga bashamureresa amanuzi imbere naza nka kuri bato ngewe nta bintu by'imikino. Nakuruma izuru cyangwa umunwa nkawuciruka nkacere imihore wanjye. Ahaha ndanakubonye. Umva nkubwire nutiya mu mugabo wawe ku mwana wanjye ndakubwiza ukuri nta mahoro nzagu kuko ngewe ibintu bingeza. Umugabo wanjye Umugabo wawe nyine. umugabo wanjye ku mwana wawe Ndavuga umugabo wawe nyine. Ubu se nawe utangiye kumwihakana nkuko mbona yirirwa kwihakana hano muri Rufigi yose cyangwa nawe wabonye umwana ugutereta ubwo nyine wigize umwana mutoya nkawe. ibyo se bishatse kuvuga iki? Madama rekeraho kubwira umuntu w'abandi nawe ko urabona utari kurengera. Muyobo ntago wakumva nawe agahinda mfite. Ikibazo gihari ibyo arimo kuvuga ngiye ntago ndimo kubyumva. Ariko we ngo ntabyo uzi ubwo bizinde se wundi. Ariko mwagiye mwitonda wa mudamu we nabaho nabera ntabwo ndazi wawe sindavugana nabi nawe ntago uzi wanje turapfiki ngewe nawe utahaza rero umugabo wawe Tade yarahaza kandi icyo nkubwiye ngiki ngiye gucirira ikiswi imbwi wanje nta yindi mbwi izongera kunkandagira ku muryango. Suravuga Tadeyo none se ndi kuvuga uhetse cyangwa hari ubona umperekeje inyuma akasakumiro wanyitiranyije no w'Imana. Ateranya sineteranye biki jyo mbabarira. Umva tega amatwi nkubwire mwagiye mwitonda ukavuga ibyo wamenye ibyo uzi neza ukareka guhubuka madara. Yego ye ubwo hubuka se ninde? Uri madamu umugabo ntabwo uri uw'Imana. Ariko umuyobozi waritse abatekamutwe. Ndi umudamu wa mugabo ariko uyu mubyeyi yantutse ngewe nayoboye ibyo ari byo turapfiki madara. Umva tubyihorere nyine ibyo biranakureba nyine nibwo ni waba mugore cyangwa utamugore n'ubundi ni mwene wanyu cyangwa njyanira ikomfikasiyo y'umumpere. Si ubundi wemereye gutanga komboka. Zihore n'ubundi se si mwene wanyu ariko nanamugira inama umubwire ngo ibyo nakubwiye byose nzabishyira mu bikorwa bidatinze. Mama Clementine Karame ihangane mubabarire. Ahubwo reka mukurikire ntasanga ari byo yangije ariko ihangane. Sawa Robert. Ariko no wambabariye kuvuga ngo koko ejo nzarara Nyanza. Nafashe icyemezo pe nta muntu uzongera gukora. Abantu baranyambaye baranzengera. Kubera iki se kandi? Byongeho nawe sari guma w'igisamba abantu bose bazi. Usigaye wiba. Unyenga uko pe. Ntabwo bazanyishyura rwose. Imbabariza umutima umbwira ngo nsigaye niyo. Okay. Ya we ntabona abo bugiye ni kuri bari mu nkoranga barakoze nanga. Abantu bose baramoje. Ako ubundi pe yabana nakwiba ukajya unyita umujura narakwibye bikagira inzira. Unyiba humura ntabyo ubonye umutekano se ko mwirindira wanyibukiye. Nuko ashatse ngaho genda. Rero nyine wa mujura genda baragakiza ka. Barakuzi no. Benda nawe barakuzi. Genda shaje. Umana agakiza ka. Genda wagisambo. Sarigoma ni igisambo. Ubundi abantu nkamwe mwemera mushyirwa ari uko mubonye. Unyenga uko pe saiba abantu bose baramuzi n'umuntu utwo. Okay, ntakibazo niba banze kumwopa. Ntacyo bitwaye. Uravuga n'izo jina none ntaraza ngo n'uyu mugoroba nzereke. Amakuru yawe ubundi Tadeyo ntabwo yari yagira hano. Ariko se umugabo wanjye yakoze iki? Umukobwa wanjye aje hano numva bivuga. Wamubaje se si umugabo wawe? Ubundi umugabo wawe ibyo yakoze ubundi unanirwa kubimenya uri umugore we gute? Nawe muyobo ndabona icyatuzanye udashaka kugikora. Uyobe icyatuzanye. Madayi ihangane rwose dutanga ikombokazi. Hanyuma uwo mufitanye ikibazo muzagikemura aho babatumye. Nimuhenye. Ahubwo akiri ikombokaziyo Tadeyo naziyimuha.
sibyo Tadeyo nazo uri buyimuke sha ubundi nuko umuntu agitunze jewe cyabikoze icyo nkubwiye cyo ku mukobwa wanjyeho iki kigabo cyawe kiraza kumbona none uko bamuyobo wimushyigikira mu mafuti jewe nza umva nzamwereka mujye mureka ibyo ngibyo mwigize noneho ariko seratamuyobo enda nkwibarize ndakumbuye ari we mwari muri kumwe byagenze biti aha ubuse koko nkubwire ngo iki dore uriya mugore isasu uriya rwose ubona uza afite urusaku rwinshi cyane ampubuje ku murenge nari nzi ko ahubwo Tadeyo nari nabasanze hano muri iyi nzu yawe rwose ngo ndumva bincanze ndumva binyobeye mbo gusa reka nkwereke sibyo yego Tadeyo ni umugabo wawe yego reka mugende mwicarane kuko ikibazo ari kumushinja kirakomeye cyane ngo ariho arashuka umwana ukiri muto umumineri ngaho reba umusaza nk'uriya bamufunze imyaka 25 mu kiganiro rwose ikibazo wa mugabo we uyu rwose niyo bamufunga niwe uzaba yizize oya wivuga utyo ahubwo icyo nkwibutsa ni kimwe n'ubu ngubu dore atunyuzeho aduhutaza wasanga ari no kutwumva umwibutse isaha yanditseho azihangane yitabe itazamubera bibi kurushaho reka ngende mbaye ngusezeho ariko icyo kibazo cyiteho sibyo gerageza ure ko wagifatira hafi bitararenga inkombe bihangane nta Imana mwe Tadeyo arawataniye arine arangana n'umukobwa we yibyariye none ngo agiye kubizira ararunyambitse sebaho konde wengereza aho si iwanyu wakwinjiye cyangwa ni gucunga nkongere wiwe abo ni Pasika barakundindishije njyewe nyamara reka mubwe Pasika nicyo nshaka uzakibona ndabizi ubwo uri gucunga ngo wongere wiwe reka mubwe Pasika tubeke ibiya njyewe ureke kuneza ibintu by'ibibazo nshobora kuza nka gutingosora njyewe ntabwo mba nshaka ibintu by'imikino sibyo Pasika tujye twubahana uri umuntu w'umugabo nanjye ndi umuntu w'umugabo ujye ureka kunzanaho ibintu by'amagambo turumvikana Pasika urimo gupfa iki umva hata mukecuru naho ndimo kubona hengereza ndimo mvuga ngo ubwo arashaka kugira ngo yongere akwibe nimusigeho reka nkubwire Pasika oya nimusigeho oya tate oya reka nkubwire tate reka oya ngwino oya bubaye ndekuye nkubwire tate bubaye ndekuye ngiye nkubwire je naho mba nshaka yuko uneza inzererezi zose zo muri Rufiji ujye undindiza inzererezi zo muri Rufiji twigendere mwihorere tate ya mu rugo tate ndagukunda tate sibyo singukunda zidukundana uzajya undindiza inzererezi zo muri Rufiji sibyo bibanire neza mu mahoro yacu mu nzu yacu wigendere wigere mu rugo nibyo rwose mbata mukecuru iyo mbonye arimo ahengereza ndavuga ni buriya arimo kugucunga ku jisho ngo yongere yiwe ibyo kwiba byo ndumva yarabikize naramuhamye rwose bahore naramuhanye ntabwo azongera kwiba bahore yihana yarihanye nutamucungira hafi ahubwo ibintu araza kubikumaraho oya yarihanye ntabwo azongera kwiba aha nutamucungira hafi ibintu azabikumaraho rwose umugore yaranyirengeje asa n'amakomvokasiyo ntabyo nzitaba uzagenda ubyitaye ariko wimarika nkubaza wagiye wumva ukuri kugeza ubu ntabwo uramenya ko ndi umunyakuri aho nari mu kabari kwa mugabo ninywera agacupa hariya ubona nahakorera iki kibi koko
yego ntabwo sinanze ukuri kwawe ariko papa muhawe ubaye inshuro ya kangahe hari n'ibyo niboneye ntabwo nagusanganye nari ni hano mu nzangano mama nawe rwose gabanya dore utangiye kurengera mwihorere ngo yansanganye narine hano mu rugo iwe njye se ntabwo ari iwanjye cyangwa se niba waransanganye narine hano mu rugo bivuga ko hari ibyo nakoraga mwese urebye mumpuriyeho ibyanjye byose mwabigize buri uyu nawe sinzi numva avuga amasherisheri sinzi amasheri yego rata mwana wanjye ujye umenya ujye ukora umuti icyakoze ibizakubaho byose uzabyirengere ni ukuvuze nzabyirengera niba mfunga ntuzangemurire nzagwe muri mabuso ubwo yatinyutse neza muhura mu muhanda aragutuka neza yiba badata we kuntuka gusa yantutse arantokoza ahubwo amahirwe nagize ni uko mu muhanda nta bantu bari bahari ubundi mba nikubise hasi ariko se uriya mugore ko nzi ko adakunda kuvuga yitonda byagenze bite buriya Tadeyo nta kintu kibi yaba yarakoze ahubwo ngewe ikibazo mfite banyitiranya n'impanga yanjye ubu ngubu aho ntambutse ntibazi kudutandukanya ntibazi uw'Imana n'uwuhe ntibazi uwiragiye n'uwuhe urumva mfite ikibazo ntabwo bajye badutandukanya bajye bibwira se ariko rero ngewe si ubwa mbere Tadeyo mubonanye n'uriya mwana si n'ubwa kabiri ariko rero ngewe mu myumvire yanjye ntabwo niyumvishaga ko umusaza nk'uriya mukuru ushaje kuriya yatinyuka akegerana n'uriya mwana none se urabizi reka nkubwire rero ngewe mbona mama muhawe niba ari byo koko mama muhawe akwiye kureka Tadeyo bakamufunga ampaye ngo iki bakamufunga yazavamo yaraciye ubwenge reka ariko uzi uko umugore ari umwana wundi koko ubu ngubu nanjye ngize ikibi nkora kitagushimishije ubu wamfungisha ugufungisha byaterwa n'ikosa wankoreye we byaterwa n'ikosa wankoreye rimwe na rimwe rero nyumve neza ariko hari ibintu by'ubujiji abagore mukora abagore twebwe turinjije nyumva neza hari ibintu rimwe na rimwe by'ubujiji mukora burya umugabo mu rugo yakora amafuti yagira gute aba ari umwuga w'urugo aba ari inkingi banaho ubu ngubu uramutse umbuze n'icyumweru wahita ubona akamaro ngo ufite hano abagabo namwe hari ubwo murengera babari abagabo namwe hari igihe mutandukira magahenge gabo namwe tubivemo oyareka ibyo tubyihorere bitabyara n'impaka nta mpaka tujya ariko hari ikintu cy'amatsiko nshaka kubwira ngaho mbwira ntareka nigendera oya buretse wigenda banza umbwire muri iyi Rufiji yose iyi ngiyi yose uzi ko bari gutora abayobozi reka da kandi muri abo bayobozi ndimo bagomba kubona bagutora se wahindura iki wowe ubuze ngo nahindura iki nahindura iki nivugiraga wowe reka nkubwire ikintu cya mbere abantu nka ba Tadeyo bigikora ibyo bashaka hano hose bagomba guhanwa bakurikiranwe n'inzego z'ubuyobozi icya kabiri abantu b'abanyaruswa abantu bacuruza ibiyobyabwenge abantu bakora ibyo bishakiye bakora bisubiza igihugu cyacu inyuma abo ntabwo nshaka muri Rufiji nta n'imiyaga nabashyiriramo ubone ngo nakora iki
wagira ngo arimo kwiyamamaza imbere y'abaturage ariko mbabarira umbwire uhagaze imbere y'abaturage urimo kwiyamamaza urimo gusaba amajwi barakubera buriya rero uretse mubwire indahiro ya mbere ugomba kugira mu buzima ugomba kuyirahirira umugore wawe Halo? Makuru. Nshaka kumva ko mwiza. Niko muha. Kandi papa. Hari uri gutelefona. Ninde utelefona? Ninde gutelefona? Ariko muha ntukajye wigushya. Guhamagarwa cyangwa guhamagara urabyemerewe. Ariko ntukajye ubikora bwihishwa. Nagira ngo nkubaze. Umushuti wanjye ngo guhamagara. Ni umuhungu ni umukobwa? Ni umuhungu ari kumbwira nyine ngisashaka ibihembo mubereke. Ese ubwo urumva hari ikibazo kirimo? Urabyemerewe. Ikibazo ni uko ubikora bwihishwa. Ariko se mama wawe arabizira ko numvise asa n'ubiziho. Yigeze kumva tuvugana. Okay. Urabyemerewe gukundwa no gukunda. Komeza witelefonere ariko ikibazo ni uko ubikora bwihishwa. Kubikora ku mugaragaro rwose nta kibazo. Numva bwakubye. Sawa rero urakoze. Irenda gukunda. Umukobwa wanjye amaze gukura. Yes. Umvari none usansabye kujya muri interna none ngiye kukure kujye muri interna kuko noneho ntago uyu musozi najya kurwambara nk'umubyeyi koko urumva nta soni koko ufite ugiye kuzarunyambika. Ako se mama wanze kunyumva. Ariko ari nkumva iki wowe n'uriya musaza koko mwamupanga iki buriya? Mama ngiye nta kintu mpanga na Kevin uko mbikubwira n'ubyo. Ari ntuntera umujinya mbabara ntunkore mu mutwe kuva waba wigize wumva umusaza bita Kevin ufite iriya myaka wavutse muri iriya myaka abantu bangana nawe wari wumva ririya zina koko umwana ungana nawe ujyana n'ura rusaza muri mu biki? Ngaho nawe nyine byumve ko ari umusaza se mama urabona ngiye ari Kevin. Umva ari ntago uro kwiruka wirukankana n'abasaza muri uyu mudugudu uri muranyumva neza kandi arireka nkwiyame bwa nyuma nzongera kugufatana n'uriya musaza ndakurahiye nzahita nihekura kandi ibyo ngibyo nkubwira ubishyire muri aya matwi yawe. Tate, wiriwe? Mwiriwe mama. Ndumva navunaguritse impande zose umugongo umutwe ndumva umutwe wamenetse neza. Ndabona uvangamutse nari nzi ko utanakibyuka amahoro. Ariko se baho wavuye ku nzoga rwose ukazirika. Tate, n'ubundi koko nukuri ndakubwiza kuri inzoga ngiye kuzireka burundu kuko inzoga nakeza kazo ngiye kuzivaho. Yewe simbizi uragira urucyara kwikoza ku gasantere ukabugiye kunywa aho wikoreje hose ukaza uri umusinzi ubwo ko kurumva inzoga uzazire waziretse koko. Tate kuvuna guweze kwa zigusizemo imvune rwose zikaguhindura zezenge. Ibyo byose saranipfuna gute. Tate hari ahantu wandangiye umuti ariko umuti ndamutse nk'ubonye
uwo muti nawugura nuko barimo barampera. Oya nuguzashakisha ukuntu twawubona. Nanjye nzakoresha uko nshoboye. Uwo muti ngubona ari kureka inzoga. Ahubwo tate reka ngere ku gasantere ndagaruka. Ahubwo uraza utasomye ku nzoga uraza utanyoye koko. Oya tate reka mubwisukuru ubu ngubu nanabonye n'umuntu wayinyweye tugahura gutya umenye nahita ndoka. Yewe simbizi urajya ku gasantere uzutanyoyeho. Uri kuzivuga nkumva zinese semi zihorere. Ngaho ndaba nkubona. Nyanya sintoka zoga handi. Ndaba nkubona. Urara kizoga. Bapise sha zihorere. Byo wagira nsigaye mpora nicariye intuzi. Hakoze buriya rero narimaze kurakara. Nakoze nyina aracyakomeze kubigira intambara. Abigira intambara yankoraho iki? Njyewe rero Keve biriya byose biba byarangiye. Aya byo ndakuzi. Byarangiye rwose. Urabizi. Intambara. Ariko uriya muvuna muheto we mbega umugore w'inshinzi we. Byihorere. Byihorere. Ahubwo umva. Yura munsi y'urugo hari urebe cya cyuma se sha usubire ku myitozo. Iyo nza kubona ari maze icyumweru ku myitozo. Mbona kubisumwe ngume. Zana shayiri ya ritera. Ugira ngo uriya muvuna muheto bahuri. Mwihorere sha zana icyo cyuma ariko niko va kuri uriya muswa mwihorere. Ye baba we yaraje arajugumira nagake nari nanyoye. Nahise mpabura. Ariko pure uze nibindi. Ibintu bahora dukoreye hariya imbere ya Mamarine, imbere y'abaturage sha, imbere y'akabari kose. Nintabimwishyura uzamenye ko ntazi icyo gukora. Muswa gusa. Ye baba we ahubwo uranyibukije. Kamamagara cyane cyanjye kuva cyagiye niturongera kuvuga. Oya buretse dusubire kuri bahore. Wagize ngo twakwigora se nge nawe. Uwa babiri gushaka abasora ba nkabagurira urwagwa. Cyaduhitana mwa. Maze bamara kurunywa. Bakamuniga bya byanwa bakabipfura. Sinanzi ko umuntu agira ubwanwa mukamupfira ubusa neza. Ahubwo reka mpamagare cyacyuke. Agatelefone kanjye sinayimusize mu nzu. Icyuki. Kiremantiye. Kuvejo sidogera kumuvugisha. Kanze hasoni. Gerageza. Uwimana ariko nawe yatinze. Cha bahore. Aragahororomba. Sha buretse ariko ninjye nawe. Ahubwo uri ukwira ubona nagwa amakuru nizeye kwira dona. Nje ibyo ni kumbwa nago mbyizeye. None ibaze kuntu Solange arabizerega ko nkunda rugarava. Wenda nawe nikamukunda ariko se ni gute urana nabanje kugubwira iryo ryo amateranye. Umva reka nkubwire nge ndaza kuza kubibaza Solange. Nganyumvira. None sugo ngogo ugiye kuyimaza umva utabunshishemo. Ni nje n'undi yahitagira ngo ni nje wabivuze. Ahubwo wowe warigeze kunwaneka amakuru yawe neza aho kugira ngo uzagere bimubwira umubaje ni nje umuntu uzi ibyo bintu. Urumva yahita amenya ko ari byo bikugerera. Katubireke ariko gusa bibaye ari byo nta muntu ndapfa umusore n'undi ariko Solange arabizi nge nawe. Kuba ari byo nibyo pe. Aho gushaka uwo mwanzo wa kuntu wabigenza bikiri mu maboko mashya naho ubundi ntago naguha amakuru atuzuye kabisa. Ndahita nyaruka. Maze kongera inshinzi. Yarikoze sha. None se njye uzi ko nkina. Reka ntago ndi nkawe. Amata yakubyariye amavuta. Ariko se Prince. Usenge wahamagara Rine mwana. Oya, dekuriya mwana w'abandi. Uriya mwana mureke pe. Reba nyina ukuntu yaje amucugumirira wabonye ukuntu amutwara nk'agafuka twayemo ibishyimbo. Oya, bumureke. Bumuretse abanza tuze urumva wenda nka nyuma y'umunsi gutyo nyine. Ahubwo ngiye kureba icyuki nyine kirambwiye ngo nsimbuke nkirebeho gatoya. Tuzamukane kiratashye nyerekeza. Ugiye kumuherekeza? Rega wagiye gufunga akabari se?
oya yaratashye nyine se yaramwohereje nanjye ngiye kugenda nyine nk'umujama genda mukubita imitobo ubu se ni ngombwa njyewe nsigaye mukubita icy'umutwe nda ariko icupa ejo mana yanjye wa mugabo ngaho genda ubwo reka nkamanure nkageze hano utazansuzugura wakundi se yanjye pe bahore ndamurwaye nk'urwaye igisebe cy'umufunzo umunsi no mucaki nzamucamo gatandatu bahore yo sarigama ase iyo makuru ko yiburishije wa ngo bimeze bite se wamburiye hehe wigeze umuhamagara urambura ku murongo sasa ntumbwira ngo nkuhamagara kugira ngo hari n'agahinda ka telefone ngira ni gute umuntu w'umugabo nkawe ungana gutyo ibigango aba watagira telefone akasuko numbaye akasakumiro koko urumva ari ibintu by'itangaza kuba se arigoma ntagira telefone nese ubuzima bwo muri Rufiji ukumva uzabushobora gute koko nta phone si byane ni nyine mba nkubwira ngo ahubwo ubereye uburyo wakora imiti miti urabona hari farumasi nagendanye cyangwa urabona mfite ibitaro hano ako se baho kunzi kuri umusore witonda umusore mwiza iyo nabi yose iri kunyuka wayikuye ndashaka nawe rego ubuvuze nawe ndabona ufite inabi reka nigende Sabi uze kwibuka uze gufunga kare sawa nagutindiye subura sha oya hari utuntu mba ngomba kubanza ngatunganya ku kabari imbere yuko nta Sheri waje naje maze nsawa naretse ko maze utari buze kwasha maze shire subizi sinakwana ryo kubeshya umukunzi pe bagusimbwira wateguye cyangwa nimwe byawe nateguye ahubwo ngwino winindi n'andi makuru nshashe sa nyafata nibereye hano radiyo rwanda ya Rafiji aje mama karame waje nkakwereka hano mu nzu ibi icyo unyerekara babaruze nkwereke Gracias, telefone era. RedBlue JD